hanyuma ngaho utangira twibwira amazina yose, wavutse ryari, utuye he? Yewe nitwa Muhawenimana Aline, navutse 94, afite imyaka 27, ariko ubu nta hantu ngeraho kuba. Wenda ibyo kuba turaza kubigeraho. Ubu hano ubu mu buzima busanzwe ubutuye he? Ubuzima busanzwe mba nibereye gutya ku muhanda, iyo bwije nyine ngashaka njya kugangika. Ni ukuvuga nta hantu ufite ho kuba? Naho wavukiye he mu rugo kwivuko? Ababyeyi uracyabafite? Ndabafite. Navukiye hano mu Kiyovu Nyarugenge. Mu Kiyovu. Ubu mu mujyi wa Kigali. Ababyeyi bombi uracyabafite? Barahari. Ubu sukabaye noneho niho tugeze. Ubahehe mu buzima busanzwe, ukora iki? Mu buzima busanzwe nkora akazi k'uburaya, cyane rimwe na rimwe nabona ibiraka byo gufura nkabikora. Ni ukuvuga ngo utunzwe no gufura no gukora uburaya. Hanyuma se feri iki wagiye mu buraya? Nguko urebye ariko ndabona ukiri mutoya. N'ukuntu byagenze, ndi umunyeshuri ngize mu wa kabiri segonderi, none guhura n'umuhungu. Cyangwa se nagufashe kugira wenda uvuge wisanzuye, tubwire byagenze gute? Ukuntu byagenze kugira ngo nanjye umwuga w'uburaya, nigaga mu wa kabiri segonderi, nza guhura n'umuhungu aranshuka ngo arankunda, nuko aza kuntera inda, maze no kuntera inda asanga mfite n'ubwandu bwa sida. Ubwo hari ryari ukundana n'uwo muhungu? Hari nka 2009. 2009. Wigaga ku kihe kigo icyo gihe? Icyo gihe nigaga kuri ESA Nyarugunga. Nyarugunga. Ubwo ni mu kahe karere? Kanombe. Wari ugeze mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Uwo musore wabaguteye inda? Ni bwo bwa mbere wari ukoze imibonano? Ni ubwa mbere nari mbikoze. Hanyuma rero waguteye inda, waje kumenya ko urwaye sida gute se? Kumenya ko ndwaye sida natangiye kuzaza n'ibyuririzi, nkarwara ibinuza ibiheri ku mubiri wose. Ubwo sinzi ukuntu naje kwegera bagenzi banjye ndababaza, ndababwira ni ese buriya mwambwira ino ndwara iyo ndwaye iyo ariyo? Barambwira ngo uzajye kwa muganga wipimishe. Ngeze kwa muganga rero aribwo nahise usanga nanduye hano ku Muhima. Waje kwipimisha ku Muhima, usanga urwaye sida. Ubwo byakiriwe ute ko urumva ni inkuru abantu benshi dutinya no kumva? Yewe numvishe minze umushitsi, ndatitira. Abaganga nibo bamfashe, babona nyine ko kwiyakira byanze, bahita banjyana muri kantine. Icyo gihe bangurira amata, rero kuyanywa byarananiye, nuko ngenda niyakira gahoro gahoro kugeza n'ubu nyifata ya miti. Ubwo icyo gihe umenya ko urwaye sida wari ufite nk'imyaka ingahe ugereranyije, niba wibuka neza? Ukirwara sida wari ufite nk'imyaka ingahe? Nirwara hashize igihe, imyaka ntabwo nayibuka, ariko ndibuka ko ari 2014 ubwo nabimenye. 2014 wibitira 2021. Ni ukuvuga ngo umaranye sida imyaka 7. Hanyuma se wenda utubazo tw'amatsiko, uwo musore mwaryamanye bwa mbere niwe waguteye sida? Niwe wayineye, ariko ntabwo kuva bambwira ko nyirwaye 2014 ntabwo nahise mfata imiti. Bagenzi banjye bamaze kumbwira ngo ni ibyuririzi, njye narabuze ntabwo ari byo, ko bigeze kumfungira igikondo. Navuye ndwaye shishikara, bakajya bambwira ngo ni shishikara, kumva ari ibyuririzi. Wamanje kugira ngo ni ibiheri bisanzwe. Uwo musore waguteye inda, ubwo byumvikane ko ari we wari naguteye na sida? We yahise ahunga, ari n'umunyagisenyi. Kuva icyo gihe yantera inda ntabwo aragaruka. Nta nubwo mujya muvugana? Akana yagize umwaka 11, umwana we ni muzima. Umwana we ni muzima. Ni ukuvuga ngo kwa muganga bahise batangira kugukurikirana. Umwana n'agakobwa n'agahungu? Ni umuhungu. Umwana yavutse ari muzima, wenda kuye kubw'ibyago uza kwisanga ufite sida. Hanyuma iwanyu warabibabwiye icyo gihe, cyane ko ari ikiri n'umunyeshuri? Narabibabwiye, ko ntabwo nongeye gusubira kwiga. Mbese iyo wabyariye iwanyu hari igihe baguha n'akato. Byabaye ngombwa yuko ndera uwo mwana nyine agakura, namusize yaracutse, rero nigendera. Naho nendaga no kugera iwanyu babyakiriye bate? Urumva ko byagenda kose kurwara sida byumvikana ko wasambanye, wagize imico mibi. Bamuha
akato kuba umuntu abyara akagira abamwarika njye ntabwo byabaye kuvuga ngo narabyukaga nkimesera igikoma nkacyitekera ariko byaje kujyaho birarangira umuntu batangiye kunyiyegerezamo gake gake. papa na mama icyo gihe urumva nta biba bigoye ariko umubyeyi ahora ari umubyeyi ntabwo bagufataga nk'umwana wabo ku buryo byatumye wiyanga bigeze aho? barumuna banjye nibo bakunze kumpa akato cyane ni ukuvuga ngo niba ari isume yabo sinayikoragaho ni ukuvuga ngo niba ari isahani naririyeho ntawayiriraho ni ukuvuga ngo niba ari ibiryo nashigaje ntawabirya nk'uko byaje kugenda rero mbonye gukomeza kumpa mbonye bakomeje kumpa akato nibwo nahise nigira muri buno buzima ndimo ndamwanika mbahunge ariko bajya bantera agahinda. ni ukuvuga ngo nta nubwo mwararanaga rero? bo barara ku bitanda njyewe nkarara hasi. kuva icyo gihe ubwo wafashe umwanzuro wo kuva iwanyu ryari? hashize igihe. kuvuga ngo wiba kiguha akato warabuze ati aha sinahava? nahise nigendera. uri umwana se icyo gihe? umwana se? umwana naramusize. umwana yega ni mukuru, umwana wavutse 2010. ni mukuru cyane ahubwo. yavutse ntagize imyaka 11 ariga. ujya umukurikirana se ukamenya amakuru? umuheruka ryari ubwo wowe? ngiye gushira nk'ukwezi najyayo kuko njya rimwe na rimwe nkata nigarukira. ariko nyine umwana yarakuze yabaye agakumi hajya bambwiye ni umuhungu? ni umuhungu. ni ukuvuga ngo ariko we ameze neza? wameze neza. hanyuma se tubwire urisanze muri ubwo buzima iyo sida ngira ngo wanayirwaye ukiri umwana mutoya? wari ukiri muto cyane uko bisa kose wenda nubwo utari muto cyane ariko wari ukiri muto. wigeze kumbwira ngo byaragutunguye ngo wumvishe uhinze umushyitsi ariko nk'umuntu wumvishe urwaye icyo cyorezo cya virusi itera sida ntabwo ushaka kugusubiza muri ayo mateka ariko tubwire abantu benshi baracyumva bakavuga ngo ni ibintu bisanzwe kumva kujya kubaho ubuzima bwawe ufite indwara idakira. ibyo bintu kubyakira biroroha? ntabwo bipfa koroha n'igihe wiheba n'imiti ukanga kuyinywa ariko kwa muganga ntabwo biba byemeye kuyireka. ubwo rero utangiye urugendo rw'imiti tubwire byaje gute? ninde wakugira inama yo gufata imiti? hanyuma uduhe n'ishusho y'ubuzima utarafata imiti na nyuma utangiye kuyifata ubuzima bwari buhagaze gute? natangiye gufata imiti nayinanutse byahatari iminwa yaratukuye umusatsi nawe utangiye gusa umuhondo ariko rero nyuma nangiye kuyifata utangiye kugenda mpinduka n'ibihe birakira. mbese ubu nurumva sida ntipimishwe ijisho ntiwakubona nta nubwo yakeka ko uyirwaye. ishusho mbere hari ubwo wasaga nabi cyangwa se ubuzima bwawe bwaba bwarahindanye kurenza ubu tukubona? mbere nasaga nabi kurusha gutya mu mbona. duhe nk'ibimenyetso. hari aho waravuze ati iminwa yaratukuye bimeze nabi. tubwire wabaga umeze ute ubuzima bwawe? noneho ni ibyo kurya ngira ngo sida umuntu urwaye iyo ndwara byo binasaba ko unarya n'indyo yuzuye bimeze gute? tubwire. indyo yuzuye yo nayo mbona ndetse niyo mbonye nk'ayo mafaranga nkagura amata hasigaye no kujya muri resitora cyangwa nkajya mu rugo rw'umuntu nkunda gufurira akampa n'ibyo biryo ku isahani maze kumufurira ubuzima bukakomeza. hanyuma nigeze kuguca mu ijambo umbwira ati ariko njye nibera hanze. tubwira ubundi ububahe kuko bigeze kuvuga ko wavuye iwanyu nyuma yo kuguha akato ububahe se? ubwo nibera hanze. urara hanze? nyo kurara hanze ahantu nk'aho ukaryama nijoro? sasi karito mafite n'icyo niyorosa uryama ubundi mu gitondo nka saa 11 saa 12 mba nabyutse ngo batansanga ku miryango yabo. ariko numva ari ubuzima butoroshyera. ntabwo basi ufite bw'uko abantu bashobora kukugirira nabi? ni ahantu habona ni ku muhanda haba haka n'amatara. urara ku muhanda? ariko numva bitoroshye se kubaho se? kubaho wenda ibirenze gufura ubaho gute ku bindi?
ibindi ngiye nkora amasuku umuntu nkamukoropera cyangwa mukuburira nko muri botike ukamamariza uturuwasa cyangwa desi ugapfa kubaho. Wigeze kuvuga ko ukora uburaya, biroroshye? ntabwo byoroshye. basize abo mukorana babuze ukuntu uhagaze cyangwa ujye ubibabwira ukavuga ati ariko nubwo tujya gukora uburangiye mfite ubwandu bimeze gute? naho tukorana nabo barabufite. kuba mukorana uburaya n'abantu bafite ubwandu nta bajya baza se batabufite? wamenya se ko udapimishwa ijisho babwirwa n'iki? mujya mwikingira se ahubwo nicyo wenda niho nendaga kugera, murikingira aho wenda urumva muri aka kazi kanyu k'uburaya ni n'akazi nako kaba kanagoye. turikingira. hari aho bijya bivugwa ko rimwe na rimwe hari abanga wenda nko gukoresha agakingirizo, ntabwo bijya bikubaho? ntabwo bimbaho kuko muganga arakubwira ngo iyo ufite kiriya kibazo ntabwo uba wemerewe no gukorana impuzabitsina. ndaza kubasura nyuma sibyo? kamwegera inyuma muganga iyo usanze ufite kiriya kibazo arakubwira ngo nta nubwo uba wemerewe gukorana imibonano mpuzabitsina cyane cyangwa ukoreraho, kuko hari igihe ushobora gukuramo izindi ndwara zitari kiriya kibazo. hari igihe ukundi ukuntu sida imeze niyo ukoreye imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi ufite ubwo bwandu n'abasirikari baragabanuka kuko wa wundi murimo kubikora nawe ahita gutwara abasirikari. ni ukuvuga ngo icyo cyura cyitwararika nubwo uba mu mwuga w'uburaya. ubundi nkunda gukora ibiraka ariko hari igihe mbibura nyine bikaba ngombwa yuko nkora biriya. nta kandi karimo se washobora imbaraga ariko urazifite ku buryo wakora n'ibindi? mbonye ubushobozi nakora n'ibindi. ntabwo byoroshye. uburaya babujyamo bavuga ko ari ubukene, abandi bakavuga ko nyine ari nk'uko ubuzima bwanze, akaba ari nabo babujyamo rero. ari weho kubera iki burimo kubera ubwo bukene cyangwa kuri izo mpamvu zindi? kubera ubukene. ni ukuvuga ngo wowe ubonye akazi cyangwa ubonye nk'igishoro ugatangira nk'ubuzima uburaya wabuvamo? nabuvamo. uba uvuyemo se ubwo wakora iki? tubwire ku buryo uvuga ati atari ukuvuga ngo mbonye igishoro nabuvamo. wumva wakora iki? kuko umuntu urwaye sida ntabwo bivuga ngo agiye gupfa ako kanya, imyaka umazeho irabihamya si byo se? wumva wakora iki uvuye mu buraya? nacuruza. nk'iki? duhe muri detail tubwe nk'agashinga ujye utekerezaho ukavuga ati yes nubwo bimeze gutya ariko ubu nabakora nkatera imbere. nacuruza nk'ibiribwa. bigeze ubigeragezaho? nkagiye nigeze gucuruzaho imbuto ari kwa Mutangana. kandi ukabona biravamo wenda icyo gihe ugifite agashoro? kuvuga ngo ubonye bumva bisaba nk'igishoro kingana iki ugereranyije? ibumvisha na se? ijana byatangira? ijana byatangira. ijana ni byinshi byatangira. kuvuga ngo abantu bishyize hamwe akagushakira nk'ibihumbi ijana watangira ubuzima bukagaruka. hari ishuri warivuyemo ugeze mu makangahe? ngeze mu wa kabiri. mu wa kabiri segonderi. ishuri se warisubiramo naryo? ntabwo byanshobokera. kubera iki wumva utasubira ku ishuri se kandi mbona ukiri muto? imyaka mfite ari myinshi. imyaka ni imibare reka 27 hajya se kwambwiye ni mike cyane. ariko unacuruje nta kibazo ubuzima bwawe bwakomeza. wigeze ugira igihe cyo kwiheba? tubwire icyo gihe ryari igihe wigeze kugera rwose biragaragara ko wigeze kugera igihe ukiheba ukumva ko ubuzima butakiriho. tubwire byari byagenze gute, n'ibiki byari mu mutwe wawe? igihe menya ko mbana n'ubwandu. warihebye cyane? nihebye ngerageza no kunywa ibinini byinshi ngo nipfire biranga. wageze naho kunywa ibinini byinshi ngo bikwice? ubwo wanywaga ibinini baguhaye kwa muganga?
upfa biranga nyine ntabwo biba byoroshye. Inshuti se, ufite inshuti mujya muganira ukazibwira ku kibazo ufite zikaguhumuriza? nazo tubwe ubaho wenyine se gutya? mbaho njyenyine. bya bindi ngibyo urabyimenyera. Mama se na papa kuva aho uviriyeyo ntabwo bajya baguhamagara amenye umwana wacu ameze ate? wapi, mvugana na sister wanjye. nta gakuru ka papa? mureke yitambukire nta kibazo. umaze imyaka nk'ingahe utavugana na mama na papa? mama we hari igihe tuvugana, ariko papa we akunda kuba yigendera, ntabwo dukunda kuvugana. nta gitekerezo cy'uko mama wenda ajya agira ati mwana wanjye ngwino mu rugo, ngwino nkomeze nkwiteho, wumve nibura kugira impuhwe zo kugusubiza mu muryango? ntacyo. arakubaza ati mu makuru gusa nta kindi arenzaho? ikindi arenzaho ariko numva bitoroshye, ntabwo byoroshye. hanyuma hari imiryango igifasha ababana n'ubwandu, muyibamo? iyo kuba natangira gufata imiti nta n'ifu barama. babaha imiti gusa? nta dufashanyo babaha, utuntu two kwiteza imbere? ntacyo. imyaka yose 7 umaze? njye nta kintu batangira kubona, sinzi impamvu. wenda turimo tunagenda tunanagana ku musozo, ntabwo turaganira ibintu byinshi cyane. Claudie, hajya wambwiye ko witwa? muhawe n'Imana Aline. Aline. Claudine sinzi ukuntu ryari ryinjemo. Aline, urumva ibyo bintu byakubayeho uri muri segonderi, hari n'abantu babyumva bakavuga ati, basigaye bavuga ati ubu sida, yewe ntabwo sida ni indwara nk'izindi. wenda dusohoza kugira ngo tunaze kureba na nimero yawe, ukuntu umuntu yaza kukubonaho, abashaka kukubona bakubona kuri iyo nimero iri hasi. ni iyihe nama ugira urubyiruko, cyane cyane abantu bakishora no mu busambanyi? ukurikije ibyakubaye wowe, isomo ry'ibyabaye nawe, sida urayizi rwose? inama nabagira ni ukureka abasore babashukisha ibintu bya mirenge. gusa umuhungu arakubwiye ngo mfite amafaranga ya naya, cyangwa kuzukisha n'iyo fanta cyangwa n'ibyo rindazi. inama nabagira ni uko bakura amaboko mu mufuka bagakora, batazamera nkanjye. hajya wowe bagushukishije iki? iyo icyo gihe banshukishije amandazi na fanta. amandazi na fanta? eka nibwo bwa mbere wari ubikoze? umusore yarakurutaga cyane? yari mukuru, afite imyaka 30, niba ari n'ingahe. ese ko bwa mbere ntiwanababayera? bwa mbere babaye no kugenda birananira, mva n'amaraso. urumva hajya ubwo wari umusuye hanze y'ikigo se? Uwe twaduturanye. mwari muturanye. wahise ubivuga se? wahise ubibwira ababyeyi cyangwa? yarambwiye ngo nimbibwira ababyeyi ngaranyica. nta kintu navuze, baje kubivumbura rero, ariko nwite baba bambazije umubane y'inda, bari ko kumwerekana. ubwo babimenye aho biciye nk'amezi? amezi ane nibwo wabivuze? none kumwerekana iryo joro yari yaturutse yabimenye, niyongeye kugaruka. no kugaruka. ubwo rero urwo rubyiruko niki warubwira? niki wabwira urubyiruko, cyane cyane abana b'abakobwa? urumva ingaruka zikunda kuba ku bakobwa, cyangwa abantu babiri bagakorana imibonano ariko ugasanga ingaruka nini zibaye ku mukobwa. umukobwa niwe utwita, umukobwa niwe urwara izo sida, niwe wandagara. yewe inama nabagira, kwihangana bibananiye bakoresha agakingirizo, cyangwa kimwe bakanabireka. ujya wicara ariko ukagira icyizere, ukavuga ati nyuma y'ubu buzima hari ubundi. njya nicara nkabitekereza, ariko nyine cyane cyane mbonye icyo nkora nanjye bino nabivamo. kurara hanze ariko ni ikibazo. none se wazashatse nk'ahantu se ugasubira nko mu rugo, basi ukabayo mu rugo? se hari ubwo bakwanga kukwakira? ntabwo babyanga, ikibazo ni uko ngerayo ka kato kakazamuka, nkanashaka kwiheba rero. karushaho kwiheba, ugahitamo rero kuza kwiberaho gutya. ariko nibura ubonye
ubonye wenda nk'ako kazi n'ubundi wanakodesha n'akazu nawe ukiberamo ubuzima bwawe. Imiti urayinywa nk'uko muganga yabigutegetse? ndayinywa. Ikikugora niba numvishe neza ni ukurya no kuryama. Hanyuma dusoza nanone ni iki wabwira ababyeyi? Urumva ko wahuye n'ikibazo wenda cyaba no ku muntu uwo ari we wese, ariko umuryango uraguta. Ababyeyi bo mu gihe umwana ahuye n'ibyo bibazo, cyane ko ntawe ubyihamagarira, ubundi umubyeyi akwiriye gufata umwana ute? Kuko ntekereza ko hari n'abagerageza kwiyahura. We ntibyigeze bikubaho? Byambayeho ariko ntabwo byashobotse. Ikintu nabwira ababyeyi rero ni ukwihanganira ibibazo, kuko umwana nawe baba bamushutse, nawe ntabwo aba ari we. Kandi ikindi bagahanura abana babo hakiri kare bitarababaho. Kandi we kera waba waragerageje kwifata pe? Ngerageje kwifata. Yagusanze mu rugo cyangwa wamusanze iwabo? Yagusanze mu rugo iwanyu cyangwa wamusanze iwabo? Njyewe yarampamagaye kuko nakundaga kujyayo kureba televiziyo. Arampamagara ngo niriho agafilime keza nashizemo. Mageze rero sinongeye gusohoka, yahise afunga. Wagenda yagufashe ku ngufu byagenze gute? Cyangwa yego nari nko ku ngufu kuko yarampamagaye ngo turebane filime n'ubundi twari dutoye tuyirebana nta kintu dukora. Rero mageze nsanga yujuje. Sinzi ibiyobyabwenge yari amaze gusohoka, rero biba ikibazo. Barakinze. Yagufashe ku ngufu cyangwa wabonye nawe ugize ubwoba? Nabonaga ndusha imbaraga, nabonaga nta kundi nabigenza. Urabyemera? Hari abajya bagira ngo n'imbaraga akaba yanagutura hasi, no kukwica, gukubise ku gitanda. Ni ukwihangana kabisa. Hanyuma rero abagukurikiye ubu bakurikiye ubuhamya bwawe, ni iki wumva wababwira muri rusange? Ubuzima bwawe buri mu maboko yabo, kandi ikindi wowe numvisha ugifite n'icyizere. Ni iki urasaba? Iki njye nabasaba ubufasha bwo kumfasha nkabona icyo nkora, buno buzima ndimo nkabuvamo, kuko n'ubu nasanze kwiheba ntacyo byamara. Ntacyo. Hayigira telefone? Mfite. Na telefone gusa bazakubona gute? Bazakubona gute? Nta niyo umuturanyi wizeye? Nizeye? Jyeka tusajye mu Marine. Yaho hararuguru. Uriya we nibura twamubona. Cyangwa nta n'ikibazo bashobora no kuzatureba kuri nimero yacu, twebwe tukazana gutumikira, hanyuma ukabona n'agatelefone. Nubona agatelefone abantu benshi bazajya bagenda baguhamagara, bashaka kukuvugisha, bashaka kugufasha. Hanyuma rero turashoje, reka tugushimire kuba wigomwe ukatubwira ubuhamya bwawe. Ntabwo biba byoroshye, si byo se? Kandi ukomeze ukomere nyine, wumve ko nyuma y'ibibazo hari ubuzima bwiza. Siko bimeze se? Icyizere uragifite? Ndagifite. Reka tugushimire, kandi ababyeyi nyine nubwo bagutaye ariko ntukabarakarire cyane, igihe kizagera nabo bahinduke. Siko byizera se? Aha turagushimiye cyane, kandi twizere ko mu bihe bizaza, igihe tuzaza uzabuseka, si byo? Siko byizeye se wowe? Byizeye. Kandi murakoze. Murakoze cyane. Turashoje rero, mwumvishe umutumirwa wacu uyu munsi. Ni ubuzima bukomeye yabayemo. Ni umwana, nimvuga ko ari umwana ndabivuga ko wenda akiri muto, ariko si muto cyane. Inkuru ye mwayumvishe ukuntu yakoze imibonano mpuzabitsina rimwe gusa, agahita ahuriramo n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ibintu atikururiye ariko byarabaye nyine. Gusa ikiriho ubu kinamuhangayikishije nuko adafite aho kuba. Imiryango yaramwanze, yabyaye umwana ku bw'amahirwe, umwana bamuzima, ariko umuryango uramuta. Arashaka rero ukuboko kwanyu, arashaka ubufasha. Wifuza kugira icyo wamufasha, kuri iyo nimero twaganiraho ifashanyo tukazayimushyikiriza. Kugeza ubu ntagira aho kuba, ararahageze cyangwa se akarara no mu muhanda. Urumva n'umuntu ufata imiti aba akeneye n'icyo kurya, nyine nacyo gifite izo ntungamubiri, ariko nyine ubuze uko agirwa neza, nawe yarya ibyo abonye, atari uko atazi yuko ibyiza byamufasha no gukomeza kubaho bihari.
ni ahacu rero ho gutuma yongera agaseka naho ubundi ibiganiro bya Disumu TV birakomeza